wabaye ngo pastor ufite title ya pastor ukaba warahagaze hariya ku ruhimbo ugasoma ijambo ry'Imana ariko akanwa kawe kakaba karimo kuvamo ibimeze nk'ubumara bw'inzoka y'inshira. Kuva papi yanyibasiye akibasira umukozi w'Imana isumba byose Pastor Claude hari igihe azaba nka Jehadi nagiye gusura Kicukiro kuri Brigade urabyumva neza hari igihe papa zanwa ati mukozi w'Imana ngwino usengera isengesho rimwe unkore mu biganza dusuhuzanye byibuza ku nsengenge sha papi nagaze yakenera ko musengera akira oya akira aha dupingiye iki dupingiye ko papi yego atazigera gukenera atazigera nkenera papi azatsindwa cyangwa ntazatsindwa papi Imana izamurenganura. Impamvu zibatera ibingibi hanini harimo ubukene. Yaravuze ngo ni inzarangwe dukoresha na magashi papi magashi umugore wicaye muri Leta Zunze za Amerika yakoze ubukwe ejo bundi warabibonye wabonye imodoka zatashye ubukwe niba utaratashye ubukwe bwa magashi warahombye nta nubundi bukuzapfa ariko na papi yakoze ubukwe bwe irivuze rya papi iyo ryamugejeje muri ribu ibyo ryamujyanye mu bushinjacyaha ibyo rimugejeje mu rukiko ubu se aravuga ngo ni inzara dukoresha yaratugaburiye yabonye dutega isahane muhiri wiwe yabonye dukomanga iwiwe yabonye dutega amaboko iwiwe yabonye abana bacu bamusabiriza umugabo muzima aratinyuka akavuga ubusa kuri kamera papi rero papi nundi munsi ujye uvuga nk'abagabo ntukavuge nk'abana biga guhoha arukumanga ariko ngo papi ngo ni gute ngashobora kugenda muri VWT nimwe byaremewe nde ko yari ku rukiko ndi muri lava yanjye we ntiyaje muri VWT yakodesheje ntawamusega ko yakodesheje imodoka ariko nakwiye kuza kubwira abantu b'abagabo ngo ni inzara ibakoresha. Ndahiro ngo hamagaye inshuro 3 mwana wa mama umwanzi wawe uramuzi uwo muntu wakwitendetseho kuva muri rimwe nk'ikimenyetso kigaragaza yuko uriho umugayo uzapfana umugayo uzagendana umugayo uzajya unyura hose uzajya uvuga ngo nahuye n'umugabo mu rubanza yansabye indi cy'ifaranga rimwe kurwange ruhande nuko urubanza rwarangiye nakaba mvuga ni papa kwiriye gusaba imbabazi uriya mugabo materine Pastor uri umugome ariko se uri muri wa Ndahiro Valence papi namwe ndore ntabwo ni murumuna we oya uri gatiki muri iki kiganiro ntabwo ngomba ku oya uri gatiki wa biki ngomba guhuza nawe bakundumye cyangwa ndakwiyamye muri iki kiganiro ese ko kuriya mugabo aho yahinze asiza ni mu butaka bwe cyangwa se nubwe pe kuba rero ubutaka bwe arimo kubwubakamo bigatuma abandi batabona uburyo ese abo bandi babubaka basize inzira izabatwara mu gihe nyir'ubutaka yaza gukora imirimo ye none barashaka ko nyir'ubutaka ari usiga inzira banyuramo bagomba gutanga inzira kandi birateganyijwe ntabwo inzira itangwa n'umuntu umwe ngewe uyishaka basunika inzu twese tubizi ko inzira idatangwa n'umuntu umwe inzira itangwa n'abantu babiri. Ayo rero niyo makuru Ndahiro Valence papi atigeze atohoza neza ngamenye se uyu mugore imageragere yafungishijwe n'iki ntabwo yafungishijwe na materine yafunzwe n'amategeko y'u Rwanda kwicisha umugabo w'ipereza rikamufata icyo gihe yari CID urumva yari polisi yicishije umugabo we ariwe mukuru wa materine. Slim Jesus. Yes, reka mbaye ikaze bakunzi bacu zitandukanye z'igihugu. Ngarukanye na Pastor Claude twicaye ahantu bita kuri Joflas ahantu hababaga ahantu heza cyane. Haruguru y'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Na alimentation nziza imeze neza cyane. Abantu bose niho bafatira icyo kurya icyo kunywa icyo umuntu abasha kunywa cyari cyo cyose abafite abafiance babo baza kwicara bakaganira kubera yuko iyo uhicaye ubona rwose ureba ibiti biri munsi y'umuhanda ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro n'ahantu heza ni ku muhanda we rero uturuka ku karere ka Kicukiro werekeza mu Kagarama. Murana delivering arya Murana delivering iyo ukeneye bazajya bakweza akabaga. Ikiganiro cyacu tugiye kuba twahagana ku bintu bitandukanye. Ejo bundi numvishe inkuru Ndahiro Valence papi yaravuze ati hari abagabo bibisahiranda cyangwa se bakorera kunda wenda sinzi niba muze mu mvuga itariyo ariko avuga bitewe nuko nawe mwamwangirije uburenganzira bwe mukamuvuga nabi
mukamwibasira biteguye kujya kwitaba cyangwa n'ubundi ikirego cyagezemo ikirego cya Ndahiro Valence Papi ndetse bivugwa ko abantu benshi bavuga ko ikiganiro cyakorewe ku rukiko ejo bundi kirimo Pastor Claude na Magashi ahubwo ingofero nyambaye neza nta kibazo bavuga ko imeze neza cyane bavuga ko ikiganiro cyakorewe ku rukiko ejo bundi cya Pastor Claude na Magashi yego baharabitse uwitwa Ndahiro Valence Papi ndetse na Jean Paul Nkundineza bakaba barakoremo byinshi bigize ibyaha aho kugeza kuri ubu ushobora kwisanga wageze muri RIB ariko ribu wagize ngo ni ribu ziko muvuga ribu mukagira ngo n'abana banyu mukagira ngo ziko abantu bavuga ribu batazi ribu icyo ari cyo ariko nawe nayo nimba wakoze icyaha ribu Rwanda Investigation Bureau yego ni urwego rw'igihugu rushinzwe kugenza ibyaha muri rubanda ibyaha biba byakozwe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi Ndahiro Valence Papi rero jewe wundi mu bisanzwe nsanzwe nta kintu mpfa na Ndahiro Valence Papi yitwa dibari baze dore ibintu nk'ibyo urabyumva neza hanyuma rero Papi Papi ni umwe mu bantu mu by'ukuri jewe mfata nk'umuntu nafataga nk'umunyamakuru navuga ko ari umunyamakuru twafatiraho yego ushaka kumbwira impamvu Ndahiro Valence Papi yagiye gukora inkuru yego siko bimeze ubu se abaturage baguhamagaye ngo ujye hano Nyamata yego ukora inkuru yego ku muturage w'imyinzira bagenzi be ibyo biguha kujya biguha uburenganzira bwo kwinjira kwa sebukwe biguha uburenganzira bwo kwinjira kwa mukuru we mu rupfu rwa mukuru we uburenganzira kwinjira ku mugore wa mukuru we kwinjira mu bana ba mukuru we kwinjira kwa sobukwe kwinjira mu nshuti z'umuryango ibyo rero nibwira yuko iyo nkuru ntabwo ikwiye ntabwo binajyanye wemera ko Ndahiro Papi ari umunyamakuru w'umuhanga none se umunyamakuru wo kwinjira mu muryango w'abandi ngira nimba yemera ko ari umunyamakuru w'umuhanga gusa ntabwo mbizi ko ntabwo atangariza jewe inkuru ntabwo zikorera jewe banza wumve BTN regana urumva BTN batangiye kugira nitiku n'umujyi wa Kigali ntabwo wabibonye ngo Emma Claudine girenganya umuvugizi w'umujyi wa Kigali BTN yanditse Twitter irega umuvugizi w'umujyi wa Kigali Emma Claudine ntirenganya imurega iki wabyumvise neza bavuga yuko ngo bamusaba amakuru ngo ntayabahe wabyumvise ikiganiro nakibonye ejo kwa mama Rwagasaba kwa Mutescovia n'uyu munsi wa none nakibonye kuri TV10 Oswakim Oswaridi Mutuye Yesu na Papa Kibizu bari muri iyo nkuru hanyuma ikindi no kuri BNB ndibwira neza niba ntibeshye naho ndumva nayibonyeyo bivuze ko ibyo bagomba kuba bakora urabyumva neza nushobora no kugenda gukora inkuru ahantu niba Ndayisenga Mabanza kiwe parcela yiwe ntabwo Ndahiro Valence Papi yagomba kuvuga ngo ni indongoranyo yahawe na leta wabyumvise neza kuko leta ntabwo itanga indongoranyo ku musore cyangwa se umukobwa umugabo n'umugore ntabwo leta ibarongoranya leta irabashingira mu buryo bw'impapuro mu buryo bw'amategeko ariko ntabwo leta itanga inkwano nta nubwo leta itanga indongoranyo wabyumvise ikindi Ndahiro Valence Papi yaravuze mu rukiko mu ntuze ziwe mu biganiro byo yakoze avuga yuko ngo etage ya materne ngo yari itejwe cyamunara ngo sebukwe ya materne Wandayisenga materne ngo hanyuma sebukwe ngo abari we ngo yigobotora ngo ikurwa mu cyamunara wabyumvise neza ibyo bintu wabyumvise arangije nanone ndavuga ngo suhuje mushimire ngo ndasuhuza mushimire bivuze iki rero yasuhuzaga mushimire nk'inshuti ye yasuhuzaga mushimire kugira ngo yumvikanishe ko hari abamutumye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi n'urugero yumvikanishe ko ubutumwa yabutanze wabyumvise neza ariko ntago none se mushimire yabwiwe n'iki mushimire yabwiwe n'iki ko mushimire ari uwo muri famiye ari inshuti y'umuryango kwa bamaterne cyangwa kwa sebu kwa materne uwo mushimire no mu muryango wabo je simuzi mushimire cyangwa se yemenya mushimire wa Kimironko baravuga ngo kwa mushimire Kimironko kwa mushimire Kimironko ibyo ni byose ariko yavuze ngo ndasuhuza mushimire ngo dusuhuze mushimire wabyumvise ibyo rero byari bifite imvo n'imvano aho biva naho byajyaga icyo kintu cyumvise ikindi kuba
yaravuze ngo etaje ya materinite ngo sebukwe niwe wayigomboye ngo muri cyamunara kandi mu rukiko abanyamategeko ba materinite bahakanye ko nta cyamunara yigeze iba iyo ariyo yose kuri iyo etaje wabyumvise none se ukibaza Ndahiro Valens Papi utangaza ngo etaje y'umuntu ngo yatejwe cyamunara sebukwe arayigombora wabyumvise ayo mafaranga sebukwe wa materinite yatanze yagomboye etaje y'umukwe we umukobwa watabizi wabyumvise neza umugore wa materinite atabizi famiye y'umugore wa materinite itabizi sebukwe wa materinite ibyo bintu akabyumva mu itangazamakuru wabyumvise buriya ushobora gusanga sebukwe nyirabukwe wa materinite wabyumvise neza nyirabukwe wa materinite ashobora kuraza cyangwa se ashobora n'urugero ashobora kubaza umutware we umusaza umubyeyi ashobora umumama ashobora kubaza umusaza ati ubundi gahunda wakoranye n'umukwe materinite yo kumwishyura etaje mwayipanganye mute ariko reka nkubaza ko ntabizi banza wumve buretse gato yurambaza nyuma ati iyo gahunda yo kwishyura materinite etaje twumvise mu itangazamakuru ko etaje yiwe etaje y'abana kuri muri cyamunara ayo makuru tutumvise wayumvise wenyine nawe wafashe ideni ryo kujya kwishyura etaje y'umukwe byagenze bite noneho bikagaruka rero umugore wa materinite akaba yagaruka kaza atari ko se mutware mbwira kuri umugabo wanjye ko twasezeranye ivangamutungo uyu munsi wa none nkaba numvise Ndahiro Ndambe Ndore Valens Papi yatangaje ko databukwe yagomboye etaje yacu yariri ngo muri cyamunara ni yihe banki yayiteje etaje yacu muri cyamunara byatangiye ryari byaje ryari kw'ibyo bintu nigeze mbimenya kutanabimbwiye ngo mbimenye na gatoya wabyumvise yego ndakumva ibyo rero ibyo bivuze ngo uko byasa kose urumva materinite hari n'ijambo ashobora kubaza umudamu n'urugero buriya hari ijambo ashobora kubaza umudamu n'urugero umudamu akavuga ati banza usobanurire neza gahunda ugirana na papa yawe yanyu mwenyine muri babiri yewe ntazi ndi umwana yabyaye abavandimwe banjye batayizi mama wambyaye atayizi ntabwo nzi niba materinite afite nyirabukwe cyangwa se atakiriho ntabwo mbizi niba wumva iki kiganiro bazambabarire urumva neza batazagira ngo nacuhuye urabyumva ariko umugore ashobora kumaza ati mbwira gahunda wagiranye na papa yo kukwishyurira etaje ntabizi ndi umwana yabyaye abavandimwe banjye batabizi basanzire bawe batabizi wabyumvise basanzire bawe batabizi ubundi ibyo bintu mwigungikanye ibyo bintu ni nyabaki wabyumvise ati ibyo bintu ni nyabaki rero umuntu ashobora kwibaza ati abantu bose bakabyibaza umuryango wose ukabyibaza basanzire ba materinite bakabyibaza baramu ba materinite bakabyibaza nyirabukwe wa materinite n'urugero nawe akabyibaza wabyumvise inshuti za materinite n'umuryango inshuti z'umuryango zikabyibaza kubera iki ibyo rero babyita gutangaza amakuru y'ibihuha ahubwo leta nitabare wabyumvise neza ahubwo leta nitabare amategeko n'ubundi asanzwe yubahirizwa amategeko azubahirizwe kuri papi na materinite amategeko azubahirizwe hagati ya papi na materinite yego ariko n'ubundi yarubahirijwe nyine icyo vuga ni mu rubanza wabyumvise neza mu rubanza ubwo urifuza ko papi yaza kuba yakatirwa yewe ntabwo ari uca urubanza navuze nta mategeko twizera neza ko azubahirizwa wabyumvise neza kubera yuko n'ubundi umuntu wese iyo atanze ikirego cyangwa se iyo umuntu yitabye urukiko cyangwa se yitabye ribu cyangwa yitabye ubushinjacyaha ababurana ari babiri umwe aba yigize iki umwe aba yigiza nkana ashobora kuba papa akaba yigiza nkana yaba materinite akaba yigiza nkana ariko icyo menye cyo ni kimwe navuga ngo leta ni umubyeyi wabyumvise neza umuvugizi wa ribu mu minsi yashize yaravuze ngo ababyeyi b'abana babigisha iki babahugura iki wabyumvise neza nawe izo telefone zawe turaza kuzipfa mu kiganiro nandi kubwira umuntu uwo muntu umubwira kuri mu kazi umva ndi mu kazi muvugane urumva
umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri yego yaravuze ati ababyeyi b'abana nabo bakwiye kubaba hafi yego bakabatoza inzira banyuramo bakabagira inama yego mu buryo bumwe cyangwa se ubundi wabyumvise neza ati kubera ko ibintu barushaho kwijandikamo yego ntabwo biboneye ntabwo ari byiza usibye ko hari n'abana b'ibirumbo yego wabyumvise neza hari abana badashaka kumvira ababyeyi hari abana bashaka kwigira ibirumbo hari abana badashaka kumvira ubuyobozi hari abana badashaka kumvira sosiyete nyarwanda ugasanga babihitiyemo kwigira banajyuha kwigira kari akajya he ariko kandi ikibazo cyabageraho bagatangira kwibuka ko amategeko ari nta makemwa ku itegeko ritagira uwo ribera umuvugizi wa RIB Dr Murangira yaravuze ngo ukuboko k'ubutabera ntaho kutagera arangije aravuga ngo urabyumva neza rero igihugu cyacu ni igihugu cyiza wabyumvise neza ni igihugu twishimira twese rero mwiyobokamana usanga cyane cyane mwiyobokamana ni ibintu dukunda cyane urabona kaburimbo ukuntu ziba zimeze imodoka ziba zitambuka ibiti urabona ko ibiti bimeze neza wabyumvise urabona ko twica ahantu heza nkuko twabanje kuhamamaza tukavuga wabyumvise icyo navuga rero ni kimwe umunyarwanda yaravuze ngo isi nisakaye ntawe itanyagira yego wabyumvise neza iyo umuntu atinyusa akita undi ngo intebebe yego antibakire ati nshinjori ntawe utokora ifuku wabyumvise ntawe utokora ifuku ikindi ugasanga ati uwo ni papa wabivuze uvuga ko ibyo Magashi yavuze noneho oya buretse gatoya oya kubera ibyo Magashi yavuze byo urabishyigikiye buretse nabyo turabigira buretse turagira turahagera oya nyine baza wumve wenda urifuza ko tuhagera ndagira ngo tubanze tuve hamwe twerekeza ahandi Magashi uraza kumugaya buretse ndamukubwira nimugeraho hari ibyo ndashimari n'ibyo ndashima tugahera kuri Magashi oya turacyari kuri papi na materine wabyumvise neza rero papi mu by'ukuri ariko tukiri kuri papi na materine wemera ko papi wenda tuvuge ko yakoze amakosa mu byo yavuze wenda nko kuri kwa kundi umuntu aba ari mu kiganiro ko byo akurikiranwa ati shinjori ibyo ngibyo yabivuze ubwo ari mu kiganiro nkuko nawe ushobora kuba uri mu kiganiro ntawe utokora ifuku nkuko ushobora kuba uri mu kiganiro nawe ijambo rikagucika yego ariko none se niba papi byaramubaye wumvishe ko na Scovia yahuye n'ikibazo kimeze nk'icya hagati ye na minisitiri Olivier wumvishe ko na Scovia ejobundi nawe yisanze ari mu bibazo bimeze nka biriya bya papi bitewe n'uko nyine umuntu kuri kamera yisanga yakosheje Scovia ntabwo ibya Scovia bimeze nk'ibya papi papi yaratukanye wena papi yaratukanye nyine baza wumve Scovia yasubiriye burareka no maze nkubwire ntabwo ubugenzacyaha bushobora kugeza icyaha ibirego birimo uyu muntu ukekwa umuntu uregwa ukekwa wabyumvise neza ese hari ikirimo cyatuma uyu muntu akomeza akurikiranwa cyangwa atakurikiranwa wabyumvise neza rero buriya papi impamvu papi rero arimo aragenda yihagararaho ashaka nta muntu uri mu rukiko uburana utarasomerwa ukwiye kujya kuri social media ngajya kwinanura ku bantu ngajya kwishomora ku bantu ngajya kuri kamera kirazira kikaziririzwa urumva umuntu wese rero buriya niyo mpamvu amategeko aberaho ubundi Bibiliya iravuga ngo amategeko aberaho ibigande wabyumvise neza buriya papi ntabwo yari kuza kuri kamera oya ntabwo yari kuza kuri kamera yari gukora iki yari kwicecekera yaje gusubiza mwe abamuvuzeho nawe kandi hari igihe ajya asonza agakenera ibyo kurya iyo akeneye kurya buri gituma ari kuri BTN bigatuma yambuka ibugande kwa ba Ezekiel Rukundo wa Kiranuka TV Ezekiel akamufata amavideo kuri Mugurusi wabyumvise neza nimvuga za cyari wa Kiranuka TV abantu bajya kuri Kiranuka TV bareba ibyo Kiranuka TV ikora wabyumvise neza ko naga ari byo papimpa ahari ndakumva urabyumva neza ibintu byose ntabwo dukwiriye kuba tugira icyambere papi wabyumvise neza uwamubaza ngo muri Kampala yose nta bandi bantu bafite za kamera bahaba kucyo ushaka umuntu w'ikigarasha akaba ari kugufatira video muri Mugurusi kubera iki iyo ugiye muri uwo Mugurusi ugasanga ni uwo mukozi bahaye inzu uzajya bafatiriza video Ezekiel Kiranuka TV ugasanga niwe ufitemo ako kazi reka nese papi yamuhaye papi ko yagiye papi yamuhamagaye abinyibere mu kigano ku Ikaze TV ni wowe twari kumwe ninde twari kumwe ntago twari turi kumwe atarahinduka
yaratarahinduka Ezekiel yaratarahinduka Wapi? ariko Yari yarahindutse. kugenda tana banza wumve se yego yari yarahindutse giye mbizi cyane urumva yego yari yarahindutse icyo twavuga rero kuri papi yego papi ntabwo akwiye kuba papi ntabwo ari we muntu ukwiye kuba yego uyu munsi wa none uza kuri kamera ngo aze kugira ngo yigambe yego ngo aze kugira ngo yite abantu ko ari abatindi ko abantu ari inzara ibakoresha ari ibiki iyo itaba inzara imukoresha ari we ntabwo yari kujya gufata abaturage bo kumuhima hariya muri Nyabugogo ngo narangiza ashaka abagore bashyire kuri kamera abagore baburane ngo baratabaza perezida wa repubulika perezida bamutabariza mu kibazo cya Materine se buretse gatoya none se Materine yafashe umuhanda w'abaturage banyuramo arangije aragusiza icyo ni kimwe icya kabiri perezida bamutabaza ku karengane abantu baba bakorewe niba inzu yawe yashenywe n'ubuyobozi n'urugero icyo gihe watabaza perezida wa repubulika ko umuyobozi w'inzego ziba zayishenye niba umuhanda ari uw'abaturage banyuramo hanyuma umuturage akaza akawusiza akawubakamo icyo gihe watabaza ubuyobozi bw'igihugu ariko noneho bo barubatse bibagirwa gusiga n'ahantu bacisha ikirenge kimwe wabyumvise neza bisaba iki rero bisaba ngo Materine yari n'ubundi n'umufatanyabikorwa w'abaturage n'umufatanyabikorwa wa leta kumuhima urumva neza bagombaga kumufata bakamusaba bakavuga bati muvandimwe rero dore uko twubatse urabibona akajagari ko kumuhima muri Dobandi urabyumva neza dore akajagari kari hano mu myubakire y'icyo gihe twubaka ntabwo twateganyaga ko tuzakenera imihanda cyangwa inzira none ni wowe mugoboka wacu ni wowe ntuze ni wowe Nikodemu ugomba kudutwaza uyu musaraba kugira ngo tubone aho tunyura dufashe turakwingize mu by'Imana yaguhaye byiza Imana yaguhaye uduha akayira tunyuramo wabyumvise neza erega buriya nakabaha yari no kukabaha batarinze no gutera rwase ariko kubera ko biyemeye bagahamagara papi wabyumvise neza kubera ko bahamagaye papi nk'abantu barenganye wabyumvise neza ko bari barenganye ntabwo barenganye papi yaza kuba afite fact yayo mande yo ya brodero y'umujyi wa Kigali wabyumvise neza ya brodero yishyure kuri revenue authority cyangwa se kuri konte y'umujyi wa Kigali iyo agira fact yaza kugira fact cyangwa ibimenyetso byaho papi byaho Materine yatangiye ruswa ari inzego zibanze wabyumvise neza icyo gihe yari kuvuga ati dore ibimenyetso nk'ibinyakubahwa perezida nyakubahwa mucamanza dore aho yatangiye ruswa navuze ko yahaye ruswa abaturage yahaye ruswa ubuyobozi bw'inzego zibanze dore navuze ko yaciwe amande n'umujyi wa Kigali dore facture dore ngiyi inyemezabwishyu dore ngiyi yishyuriyeho aya ni amande nimumaze amafaranga yatangiraga iki dore uko byagenze mu buryo bumwe ABCD ariko ibyo byose papi nta bimenyetso yigeze agaragaza yaba we n'umunyamategeko we witwa Keve utuye mu Bugesera Nyamata wabyumvise neza bivuze iki rero bivuze ngo bose ntabwo bigeze biregura uruhande rwa papi nibireguye umucamanza arabaza ati iregure kuri iki ngiki wakavuga ngo ntabyo nakoze wabyumvise aho yavuze ati nicaye kuri TV10 na Oscar Kim tuvuga ku bintu bijyanye operation antibakire wabyumvise operation antibakire atishinjori nta ntacyo rwose ariko ibyo ntabwo aribyo byatuma rwose ntabwo ari umwanzi wanjye ntiyaba umwanzi wanjye ntiyagira gute wabyumvise ibyo rero ntabwo byatuma ntabwo ari umwanzi wanjye si ikibazo nta kibazo mfite kuri Ndahiro Valens nako kuri Jean Paul Nkundineza ntabwo turasoza ndagira ngo papi mbaze musubize akantu ku kandi wabyumvise neza hanyuma wahoze umbwira uti Jean Paul na papi barashwanye ngo kugezaho ngo papi yibye umukozi wa Jean Paul akamujyana umwana wa mama umwanzi wawe uramuzi uwo muntu wakwitendetseho kuva muri rimwe akaba yitabaje ndahiro ngo hamagaye inshuro 3 mwana wa mama umwanzi wawe uramuzi uwo muntu wakwitendetseho kuva muri rimwe akaba yitabaje abanyembaraga kurusha ko bajya kubarega mu rugaga rwanyu rw'abanyamakuru akaba yadoginza akajya mu gukoresha amafaranga kugira ngo akumvishe mu nyumvishirize uwo ni Sergeant Robert
imparana yanyu ni ya kera nje kugira ngo dufite umunyamakuru wa Media Robert TV wari uhibereye hariya kuri tele inkuru ye tukaba ariyo tugiye kugira ngo byibura dukisheho twumve ibyabereye hariya mu rukiko cyangwa mu rubanza. Gusa ikintu cya mbere ngiye kubabwira nk'abanyarwanda cyangwa se nk'abandi bantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda mwese mwumva akarengane k'abanyarwanda bakorerwa kugeza ubu ngubu, by the way hari n'umuntu mu kanya wapfuye ejo wishwe za ni Karongi ni Munyangano gato cyane. Ndaje ngaruka kuri Valence Papi, ndashaka kugira ngo tumutabarize buri muntu wese amenye akarengane Papi ahuye nako, nushaka kugira ngo amuhotoze uwo mukire, ushaka kugira ngo barenganye Papi. Karasira we yarangiye kwicwa, barengejeho igitaka ariko amaraso ye aracyatamira igihugu umujyi wose. Nabonye basireka gukina ibintu birebire bataza kuduha strike cyangwa tubyita umwuka. Uya n'umwuka nanuga ruzimu kuri YouTube. Uriye Potre Mutabazi arasara kubera amagambo yagiye avuga, none yateshagujwe ayataye umutwe kubera Kizito Mihigo. Benshi bagiye Sergeant Robert harahatabariza ngo Ndahiro Valence Papi ngo aba diaspora bamushakira amuha amafaranga ngo hanyuma ngo haboneke ngo umunyamategeko ngo utavugirwamo na FPR. Wabyumvise? Kandi Valence yageze i Kampala, ba Ezekiel baba bari kumwe i Kampala. Wabyumvise neza? Ezekiel na Ndahiro, Ezekiel na Nuze na Robert urabizi ni abantu bakoranye bakorana ibiganiro n'abantu bahora ni Kampala. Wabyumvise neza? Ubu se uyu niwe muvugizi wa Ndahiro Valence Papi, iki kigarasha kiri Bugande, uyu watorotse igisirikare wadizatinze, uyu niwe ukwiye kuba umuvugizi wa Ndahiro Valence Papi. Wabyumvise? Bivuze iki rero? Papi rwose akwiye kuba, ubundi Papi yagombaga kugenda imbere y'umucamanza akavuga ati nyakubahwa perezida ndasaba imbabazi. Yego. Ndasaba ko mumpuza na Ndayisenga Materine. Yego. Kubera yuko icyambere Papi yari yamaze kumenya yuko Ndayisenga Materine mu rukiko azasaba ifaranga rimwe ry'indishyi y'akababaro. Wabyumvise? Niba umuntu agusabye ifaranga rimwe ry'indishyi y'akababaro rero nk'ikimenyetso kigaragaza yuko uriho umugayo, uzapfana umugayo, uzagendana umugayo, uzajya unyura hose, uzajya uvuga ngo nahuye n'umugabo mu rubanza yasabye indishyi y'ifaranga rimwe. Bisobanuye iki rero? Bisobanuye ngo nagasuzuguro. Wabyumvise neza? Bari bwabone harya ninde wagira gutya ngo bagira gutyo? Ninde bagira gutyo? Ntago nyine nabona umuntu bagira gutyo. Ngwino. Ari umuntu se? Urumva? Ni umuntu bagira gutyo bahamagara gutyo? Ifaranga rimwe. Ifaranga rimwe riba rivuga ngo ngwino. Basta rwose. Ifaranga rimwe na ngwe. Ni nko kuguhamagara gutyo. Gutyo se baba bahamagaye. Ariko kurana gusa. Papi ni umuntu Papa ashatse miliyoni. Ikibazo gihari Papi abantu benshi nabonye bagiye bamukanga bamugira bati ngo Papi ngo ntugakire n'umukire, ngo ikibazo wakinnye n'umukire, niko benshi bagiye bamukanga. Oya. Ikibazo so kuvuga ngo ntugukire ngo ntagakire n'umukire. Mukuru we yafungishije umugore wa mukuru we, abana b'umuvandimwe bishwe na bwake. Ayo ni amagambo Ndahiro Valence Papi yavuze. Urabyumva neza? None se arabihakanira mu rukiko ate? Kandi ibiganiro kandi bihibere, video zirahari. Wabyumvise neza? Video zirahari, video zirivugira, video ziremeza ibyo yavuze. Ko ari amagambo yavuze n'abantu baganira bitambukira bagenda, yakabavuga ati abo bantu barambeshyira perezida w'urukiko, ariko noneho video ziravuga. Kuri BTN TV hari video zingahe? Wabyumvise neza? Ati Shinjori, ati Bakire, ati Abaherwe, nta utokora ifuku, ati Nkebebe. Wabyumvise neza? Inkebebe. Ayo ni amagambo mu kiganiro nge nabyumvise kuri TV10. Wabyumvise? Bivuze iki rero? Buriya Materine hari ijambo ashobora kubwira umudamu we, umudamu ntanaryumve. Ijambo waryumvise? Rihe? Ubuse mu rugo rwawe nta kibazo ushobora kubaza umugore akaba akubwira ati ariko hari ibintu ugomba kubanza kusobanura neza nkabyumva. Birumvikana ntibyumvikana? Birashoboka. Ni kuri.
indiho ndayifite umugore ukamubwira ati ariko madamu wanjye rero sheri bebe my wife my sweetie my bebe my heaven my wabyumvise neza ukamutera imitoma ariko akakubaza ngo mbwira ni iyihe migambi ugirana na papa cyangwa na sobukwe nge ntazi usigaye unyikinga umutungo wawe ko ari wo wanjye ni gute ufata umutungo ukawusangira na papa jyewe ntabizi ayo ni amagambo aturuka muri papi. umugore n'umugabo abana baba baziranye ubu se wowe ibintu umuntu aza akakuvuga kuri social media umugore wawe yakumva ari byo ariko urumva none se umugore w'amaterine ni umushobizi umugore w'amaterine ni umushobizi iyo papi yaza akavuga ngo materine wenda kandi we umugore basanzwe w'abana buraroreka nkubwire umugore ashobora kwemera yemeranijwe wabyumvise neza ariko kagasigaramo wabyumvise neza kagasigaramo akibaza atari ko se iyi nzu yatejwe cyamunara ryari ko ntigeze menya ibya cyamunara by'iriya nzu papa n'umugabo wanjye bapangana ibiki ku buryo umugabo wanjye yamisha na papa kamisha ntabwo ndi umugore w'umugabo sinkiri umwana wa papa byagenze bite wabyumvise neza igitekerezo n'abasanzire ba materine ugasanga babyibajijeho ugasanga famiye yo mu miryango inshuti n'abavandimwe babyibajijeho kubera iki kubera amagambo ya Ndahiro Valence papi ibyo nibyo bita gusebanya mu ruhame tuvuge twihuta wabyumvise isebanya gukoresha imbuga nkoranyambaga gukoresha mudasobwa gusebanya hakoreshejwe mudasobwa wabyumvise neza ibiro navuga ngo papi jewe kurwange ruhande nuko urubanza rwarangiye nakaba mvuga ni papa kwiriye gusaba imbabazi uriya mugabo materine akamubwira ati mu by'ukuri mu gihe adasabye imbabazi bikagenda bite nadasabye imbabazi none amategeko icyakora ntukizi kuryo ubu ngo aka kanya se utaba barubonye papi afunzwe urumva yasabiwe imyaka 5 n'amezi 3 y'igifungo urumva ku buryo nyira aka kanya ihazabu ya miliyoni 1.7 uri gukora ibiganiro ntago wenda afunzwe ejo bundi nibaramuka bamufunze abantu bose bazaguhindukira uvuga ati pastor uri umugome ni wowe watumye papi afungwa reba amagambo yose wagiye umuvugaho ntabwo namutumye ku muhima Nyabugogo gukora inkuru buriya papi yataza kujya ku muhima kwa papi si ikibazo kujya ku muhima kwa papa ahamagawe simbibonamo ikibazo ndakibona agezeyo wabyumvise neza agezeyo nibwo ikibazo gitangira kugaragara ntabwo urakora inkuru ikazamo ibibazo ntabwo uragenda ugakora inkuru uhubutse nk'umuntu aguhamagaye wajya kuyikora kuko utazi nawe ujya ukora ibiganiro by'ubuvugizi yego cyane nese bari abantu bose ukora ibiganiro by'ubuvugizi ubuzi ikibisha inyuma ubuzi ababihagarariye umva nkubwire rero umugore w'umurundi yabajije umugabo we aramaze ngo mushinga nawe wanje ndagusongera ubugari bungana iki umugabo aramusubiza ngo ça dépend na sauce icyambere ni ukubanza kureba ngo mbese abantu niwumva imodoka batwihanganiye turi ku muhanda yego icyambere ni ukubanza kureba ngo mbese iyi nkuru yakozwe mu buhe buryo ese ubu ni ubuvugizi koko cyangwa hari inyungu za bamwe zirimo hano kubera iki wabyumvise wari wakora inkuru uri mu nyungu z'undi none se umva maze nkubaze wari wakora inkuru uri mu nyungu z'undi muntu yewe mba ni mu nyungu za cano hari inyungu ikoze mu nyungu za cano nyirabaza wumve hari inyungu za cano hari inyungu za cano yanjye hakaba inyungu z'abaturage wabyumvise inyungu z'abaturage inyungu za cano so ibyo ni ibintu bibiri rero bivuze iki rero none se umuturage yamutse avuze ati inzu yanguye hejuru ndasaba ubuvugizi si ubuvugizi ubwo ngubwo ntibigaragara ko inzu yamuguye hejuru umuturage yavuze ati jyewe rero umuhanda wanyuraga hariya none barayobeje amazi abura inzira amazi araza aransenyera dore ubwo si ubuvugizi buturuka muri leta ariko urumva abaturage baravuze bati papi ngwino dukorera inkuru hari umukire hano bari mwarasiza aho twajyaga tunyura kandi ari mu kibanza cyiwe wabyumvise none se ubwo koko urashaka kumbwira ko materine hari ikibazo afite abaturage bagomba kureka bakabatwarira ubutaka ntabwo ari ubutaka bwabo ntibateganye ko bazasigaza byibuze na metero nawe ngo uzasiga indi metero siko bimeze
bahite baca inzira mu kibanza cyawe. Nushaka kujya kubaka ikibanza cyawe kandi barubatseho bakamarayo batarasigaje n'akayira bazajya banyuramo ngo basigaze byibuza bavuga bati Slim Jesus turubatse twemwe kuri uyu murongo reka dusigaze metero imwe. Slim Jesus nawe niyubaka azasigaza ni metero imwe, noneho ukamarayo burundu nusigaze na santimetero. Noneho mugahita mucinzira muri bwa abantu bagacinzira muri cya kibanza cya Slim Jesus. Slim Jesus nushaka kubaka baracinzira hagati mu kibanza uzabigenza ute? Ari ijambo inzira yawe bakayimara bajya kuyubaka uri he kuki wowe utarabikoze kare ko buri kibanza cy'umuntu kiba kizitiye. Wemera ko umutungo w'umuntu ari navogerwa? Umutungo w'umuntu ni iki? Ubwo rero nirabanza wumve itegeko rivuga ko umutungo w'umuntu ari navogerwa. Abatarazitiye ahantu none ngo bigaragara bari kubaka ariko bazi ko atari mu kibanza cyabo, bazi ko atari inzira yabo. Oya buretse gatoya bazi ko atari inzira yabo. Abantu baraca urubanza baratubwiye komantere ziradusubiza wabyumvise neza. Ubutaka bwawe ni ntavogerwa, ariko mu gihe babandi mwadikanyije nibasigaza metero imwe n'igice nawe nujya kubaka ugomba gusiga metero imwe n'igice. Mu gihe batayisize uzakora none se banyura mu kirere noze ukubaka mu nzira uzaho yigaragara ntabwo none se baca mu kirere. None se reka mubwire cyeka nimba uje ukahagura nyuma wenda uza ahantu wansindira matene nimba yaraje akahagura ariko nanone ariko ahantu atsindirwa ni hamwe nimba atsindirwa he nimba yaraje akagura ariko se uri muri umuna wa Ndahiro Valence papi namwe ndore ntabwo ni muri umuna we. Oya uri gatiki muri iki kiganiro ntabwo ngomba kuza. Oya uri gatiki wa miji ese ngomba guhuza nawe bakundumye cyangwa ndakwiyamye muri iki kiganiro wenye mu kiganiro ariko nanone ngewe nimo ndavuga nkurikije iby'abaturage kuko ngewe numvishe rura rubanza narakurikiranye numva icyo papa ashinzwa nagashinzwa ko yaravugiye abaturage kuri icyo ngicyo kuko ngo amatene yakoze ikosa ndetse n'ubuyobozi bubibona ko yakozemo ikosa. Bande se babibona tabaharijwe ariko se abayobozi babibona kandi materne yarafashwe nk'inyangamugayo kubera yuko ubuyobozi bwaramusabye yanegosiye n'ubuyobozi buramunegosiya bati dufashe ibyo ni ugusaba si ugutegeka kubera ko n'ubutaka bwiwe dufashe kuko abaturage barubatse baribagirwa bibagirwa ko bazagira aho banyura. Kubera iki urabona materne afite etage Nyabugogo icururizwamo n'ubundi yuzuye yaragiye kubaka indi etage ya kabiri. Wabyumvise neza bivuze iki ariko urumva hari ibyo bavuga impamvu uwareba nawe yasanga mu nzu y'inkodeshanya kandi ufite parcelle yawe wari cyo kirwa mu nzu y'inkodeshanya urakisuganya kugira ngo noneho uzajye kubaka ya parcelle yawe. Siko bimeze ninjya kwibaka nzubaka n'inzira y'abandi ninsanga mu kibanza cyanjye baraciyemo akayira abaturage nzagenda mfungira umuturage utuye ruguru yanjye ngo nuko ngo ari ahanjye cyangwa nzamusigiramo ako kayira naba yaracinzira baza uvese inzira ntacinzira hagati mu kibanza se inzira nayica mu kibanza hagati niba yica mu kibanza hagati niyo nzabashakira kandi kayira ku ruhande hanyuma bo barubatse bakahamara buretse gatoya barubatse bakahamara. Nkumvishe ko Scovia yavuze ngo iki buretse wumve urahita usaba imbabazi. Oya Scovia nawe ntabwo nesa Scovia ni ugene umuyobozi wa RMC suje n'ubuzima bw'abaturage nubwo ari we nuza ntabwo urumva nyine banza wumve none se we wagira inama abaturage kubaka iwabo bakamarayo. Njye nagira inama abaturage nimba ugiye kubaka ntabwo wikica inzira y'umuturage kuko erega buriya umuntu ajya gukira yaraciye mu buzima bwinshi urumva ntabwo nk'uwo materne kera nawe ahantu yari atuye ashobora kuba yaracaga mu tuyira ataratunga iyo modoka none ako kayira yacagamo kera iyo asanga bakubakiyemo byari kumushimisha ibyo bintu izo kesi ziraba ahantu henshi ugasanga umuntu araje yaguze ikibanza akahita yubaka n'inzira abaturage bacagamo bari bamaze igihe kinini bacamo nayo akagenda akayubakamo ngo nuko ngo ari mu kibanza cye wanamuburanya ati ni mu kibanza cyane kugeza igihe ubuyobozi buje. Rero aho ngaho ntabwo materne duhuje nushaka unamuza ukora imirimo ye ikigaragara oya none barashaka ko nyiri ubutaka ari usiga inzira banyuramo bagomba gutanga inzira kandi birateganyijwe ndetse ko ntabwo inzira itangwa n'umuntu umwe ngewe uyishaka nawe uyishaka ntabwo nzi ko basunika inzu
ariko we wubaka wumvaga uzahita mwibate kuki atayisize urashaka gutera rivansi mu mategeko ntabwo ari rivansi pastor ntabwo yari amategeko mwihore n'ubundi wowe niba ushaka kuva mu nzu yawe we yarubatse noneho atekereza ko parikingi y'urugo rwe ku muryango ari mu butaka bw'undi muturage none murashaka se ko meya avuga ati ngwino usibanganye hano abaturage babona inzira ubutaka bwawe bubeho butuzuye icyo nemera arimo kubaka imashini ikagirizaho umuntu itigisa ikameneka ntagisane ariko kuvuga ko agomba gusiga ubutaka bw'inzira ijya mu ngo z'abo bantu ba nyir'ubwite bo barazisigiye iyo batarayisigiye ntibiga uburyo bose babona inzira ariko bifata nk'aho yabarenganye egare n'igihe abakire nabo twumvise ngo ntibavugirwamo noneho niyo barenganye nabo tukabafata nk'aho barenganyije igihe cyose umuturage atangira ngo nuko ari umukire mu banambwiye ko avindi imwe na ntuza noneho ntiturebe ikibazo cyabaye tukareba uko umuturage abivuga ubundi ibyo bintu uko ibyo niba ndi kubyumva Sikozi aragira ati inzira ntabwo itangwa n'umuntu umwe itangwa n'abantu babiri kandi twese ariko tubizi wabyumvise twese tubizi ko inzira idatangwa n'umuntu umwe inzira itangwa n'abantu babiri none iyo bibaye ngombwa rero sasa kuba abantu badafite ubuso bari butange nk'inzira abaturage batuyeho bose bishyira hamwe swati bakaba bagura inzira wabyumvise bakaba bagura inzira cyangwa se mo kimwe uyu mukire uyu muherwe uyu mugwizatunga ubarusha ubushobozi ufite parisera nini kuruta iwabo ashobora kuvuga ati mbahaye inzira abaturage Materne we yakoze iki yakoze iki kuri ibyo yabikozeho iki yabikoze iki batabazaga yabikemuye ati none se byarangiye atanze none se ari umuyobozi w'umurenge yari meya w'umuki yari iki yagaragaye mu kuri cyangwa byarangiye atanze inzira yagaragaye mu kuri ariko inzira kubera ko ubutaka bwari ubwiwe biba ngombwa rero ko ubuyobozi bumunegosiya bumusaba barasabye ntibategetse inzira yarayitanze ariko inzira yarayitanze hari kuyitanga ni ubwende urumva umuntu wese iyo umubwiye neza agusubiza neza reka nkubwire yewe Ndahiro Valence papi ibyaha yakoze narabyumvise twari turi kumwe mu rukiko mu cyaha Ndahiro yakoze ntago harimo kuza kuvugira abaturage icyandahiro kuvugira abaturage si icyaha yego ntabwo ari nicyo muhera umushaka kumwatakira oya ntabwo ari icyaha Ndahiro yakoze ni ukujya kuri kamera yarangiza akavuga nabi akinjira mu muryango wa Materne akavuga nabi uriya mugabo akavuga nabi umuryango niho havuyemo ibyaha ibindi byose rero ni nk'uko nawe wakora ikiganiro yewe ndabyemera kuvugira umuturage si icyaha kuvugira umuturage ntibiranemewe niyo mpamvu mikoro tuba tuzifite kugira ngo tuvugire abativugira cyangwa se ababasha kuvuga ariko ijwi ritagira nk'uko cyagiye Kamonyi wagiye kuvugira abana bari basohoye mu nzu sinabo gusa neje wahani Bugesera hari umusaza navugiye inzu yaguye hejuru yaguye wabyumvise neza rero Ndahiro Valence papi kuba yaratutse uriya mugabo Materne yarangiza akinjira mu muryango wo kwa sebukwe wabyumvise neza akinjira mu muryango wo kwa sebukwe yarangiza akavuga ngo Materne yafungisha umudamu mageragere reka nkubwire uyu mudamu ni uwa mukuru wa Materne mukuru wa Materne bivuga ko ngo yari umucuruzi wabyumvise niba yari umucuruzi niba atari umucuruzi ntabwo business wabyumvise neza noneho sinzi niba yari umucuruzi ntabwo business ibyo ngibyo noneho uyu mudamu wabyumvise uyu mudamu yikundanira na papi oya n'undi muntu urumva yakeneye ubutabazi ku bandi bagabo yego niko babyita arabibona ubutabazi bw'ibanze urumva hari icyo bita kugira ngo ubutabazi hari ikintu ukeneye bitewe n'uko uwugitegerejeho yego ngakumva urabona nk'ubu ndambuye akaboko yego hari igihe aka kaboko
gashobora kuba gafite aho kaba kagira kandi ukagashima yego hari n'igihe aka kaboko hari ahantu gashobora kuba kagera hari igihe wagera ahandi hantu aka kaboko ukagasuzuma ukavuga ngo ntacyo kakimaze yego wabyumvise neza ugasanga aka kaboko ntikageze ku gipimo wifuza ko kikagera yego ibyo mvuga birumvikana yego ndi kubyumva noneho rero ukageza igihe ugakenera akaboko hagakenerwa abafasha bashobora gufasha bagatanga ubutabazi bwa butabazi batanze wabyumvise neza bwa butabazi bwabo ukenera bigatuma ushobora kwicisha umuntu mu bana yego wabyumvise ndabyumva Materne rero mukuru we afite mukuru we wapfuye muri za 2005 niba ari 2005 kuva 2005 4 3 ibintu nk'ibyo sirimuka neza urabyumva none uyu mukuru we yishishijwe n'umugore we umugore wabo na Materne niko makuru avuga noneho abantu bageze kuri bangahe harimo na Rokoro Defense urazizi nago nziza Rokoro Defense irazuzi ni za kera nabo zasimbuwe n'abadaso abadaso bo ndabazi wabyumvise noneho uyu mudamu ngo yaje gushaka abagizi ba nabi bamufashaga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi n'urugero bari baramubereye abafasha ba bugufi mu kazi kamwe cyangwa se akandi urabyumva agambanira umugabo we baramurasa arapfa ariwe mukuru wa Materne ayo rero niyo makuru Ndahiro Valens Papi atigeze atohoza neza ngamenye si uyu mugore imageragere yafungishijwe n'iki ntabwo yafungishijwe na Materne yafunzwe n'amategeko y'u Rwanda kwicisha umugabo w'ipereza rikamufata icyo gihe yari CID urumva yari polisi RIB yari taraza RIB yaje muri 2008 urabyumva neza uwo mugore yicishije umugabo we ariwe mukuru wa Materne wabyumvise noneho rero baza gufatwa barafungwa baranakatirwa umugore arafunze ndetse binavuga ko bari bakatiwe urwo gupfa kuko icyo gitegeko shinga yari itarahinduka wabyumvise neza bivuga yuko ngo itegeko shinga icyo gihe ryari itarahinduka none itegeko shinga rihindutse ubwo bakoranye icyo gihe urabyumva itegeko shinga rimaze guhinduka habaho igihano cya burundu igihano cy'urupfu gikurwa mu itegeko shinga noneho ubwo babandi bakatiwe urupfu n'abandi bose bari barakatiwe urupfu muri icyo gihe byabaye ngombwa ko bahabwa igihano cya burundu n'uyu mugore rero yahawe igihano cya burundu kubera ko yicishije umugabo we ndetse n'abagabo 6 bakoranye urwo ruhare bitewe nuko bamufashaga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi wabyumvise neza urumva bamufashije kwica umugabo we hari n'ubundi bufasha bajyaga bamuha wabyumvise neza ibyo rero nuko byageze Papi rero amakuru ntiyayavuye imuzinga yavuge neza ari byo bita ngo gutangaza amakuru y'ibihu urumva yavuze ngo yafungishije umugore imageragere wabyumvise neza egare kuvuga ko Materne ari umuntu mubi ari umugome abahinduye Materne muri societe ko ari umugome ko ari umuntu mubi ko ari umuntu udashobotse ko ari umuntu utabana n'abantu mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ariko kandi uyu mugore niwe wifungishije uyu mugore yashatse abicanyi bica umugabo we bamaze kwica umugabo we niko bivugwa bamaze kwica umugabo we bakatirwa igihano cy'urupfu ni nkuko rero ushobora kuvuza ayo makuru aka kanya ukaba usanga utabizi neza ko ibyo bintu byabaye koko nkuko Papi ashobora kuba aragiye ashukwamo bimwe na bimwe akabivuga none se Papi yaje kuri kamera akavuga ngo ni nkuko Papi yaje akavuga ngo gutara wemera gutara inkuru uko byemewe ni nkuko Papi yaje akavuga ngo abana ba mukuru wa Materne barwaye bwaki ariko atabizi neza akurikije amakuru bamuhaye none se nk'urugero reka ngurugero nk'ubu haramutse hari umuntu w'umwanzi wawe akabona nagukozaho ikiganiro kandi kitagushimisha ambwiye ati Slim Jesus buriya rero afite murumunda we ufite uburwayi bwo mu mutwe ntajya amwitaho asigaye atoragura amashashi noneho korode nanjye nkaza kuri kamera ngo buriya Slim Jesus afite murumuna we ufite uburwayi bwo mu mutwe atoragura amashashi kandi nta bihari byo kajya nta n'uwigeze abaho nubwo bizaba mu izina rya Yesu wabyumvise
ayo niyo makuru papi bamuhaga abantu bo ku ruhande bari iyo ngiyo bakamubeshya bamara kumubeshya nawe akaza agateranya imiryango yo kwa materine no kwa sebukwe no mu nshuti n'abavandimwe bikagenda gutyo. Aya makuru urayizeye? Jewe ndayizeye. Urayizeye? Okay, twinjire mu kintu nibasanga mu byo tuvuze nibasanga umugore wa mukuru wa materine adafunyimageragera atarakatiwe burundu n'abantu batandatu bariyo kuri iyo kesi nzaba natangaje ibintu byo kurwara bwaki kwa ntabihari abitaho abitaho cyangwa papi yatakaje ngaje ibihuha ariko sha umuntu yasaba ifaranga rimwe mu rukiko umuryango wo urara ubusa wenda aho ngano papi yakoreye ko oya tubwizanye ukuri na papi reka bitekereze ariko nanone hari igihe umuntu yigaragaza neza muri societe ariko akaba nakiza afite amafaranga ariko n'abana be babayeho nabi akatana mwakanikayi buriya papi yakodesheje VWT yo kuzamo ku rukiko buriya nta muntu wo mu muryango w'iwabo utagira yenda utagira n'igare n'urugero yego nibyo ni nkuko no mu muryango wa materine bose atari ko babayeho no mu muryango wanjye bene abo ntibahabo kubera ko ntiwafasha bose uzabahaza rero niyo mpamvu rero na papi yavuze nkungu ushobora no gusanga hari umwana uvuga ati reba ukuntu mbayeho ndakennye ngo kandi wacu barakize nibare abana benshi barahari nk'abo ngabo hari abana baba mu biyobyabwenge hari abana bakora iki ariko bavuga ngo bafite imiryango ikize nkubwire depression kabateye nkubwire abana bananiranye nkubwire abana bananiranye wabuze umwana umwe wananiranye byavuzwe no mu bitangazamakuru niba yari yibye amafaranga niba yari yakoze amafaranga y'ikoranabuhanga niba yari yarabomoye banke niba ari bikisi nibuka neza agafungirwa imageragere nyuma akaza gutoroka ntago muzi umubyeyi we wabuze icyo ari cyo muri iki gihugu ntago muzi dukore abamwumvise umunyarwanda yaciye umugani ngo umubyeyi acumura yicaye ku ntebe wabyumvise yego umubyeyi acumura yicaye ku ntebe kandi ngo nta muryango ubura ikigoryi okay ibyo rero byakire gutyo nta muryango n'umwe ubaho utagira ikigoryi yego wabyumvise ushobora kugira gutyo ukagoragoza ariko nibiguha uburenganzira bwo kwinjira mu muryango wanjye ntabiguhereye uburenganzira wabyumvise neza niba jewe ntaje cyane ko n'igihe muri abo bana wenda baba batanyurwa yego ngubu urabona nk'uyu muhungu wawe cyangwa se utuvuge n'undi muntu wo ku ruhande buri uzarebe mu bantu batatu hari igihe wibwira ko umuntu muri kumwe muhereza ibyo akeneye byose ariko akaba atabibona byose yabiganiriza undi akavuga ati uyu muntu ntabwo amereza ibyo nkeneye ni umugome kandi ni umukire wenda ni papa wanjye cyangwa n'iki rero wabigendera bikarangira bavuze ngo bavuze nabi none se ubwo urugero papi si umunyamakuru kuri BTN yego kuki atari nyiri BTN se nuko ari umukozi nuko adafite ubushobozi bwa BTN bwa yigura nuko adafite ubushobozi bushinga BTN wabyumvise neza none se nta muyobozi wo muri BTN wigeze gufungwa ntago mbizi jewe ndabizi kubera iki se nyine nukubera yafungiwe iki se nuko yari yagonganye n'amategeko amategeko rero buriya amategeko twese aratureba yego ariko rero wabyumvise neza nanone niyo mpamvu rero baza wumve yego buriya yego iyo uvuze ngo nta utokora ifuku uba wise wa muntu uko ari agasimba k'ifuku yego rero twiganire n'ibindi ishinjoro ni igikisi twiganire n'ibindi pasi inyerere ni igikisi twiganire tubareke baza wumve se twigane tubareke urumva harimo kesi y'umukire n'umukire noneho ngaho umbwire rero nawe umbwire urwego nawe umbwire papa uvugirwa umbwire papa uvugirwa na Kabera Robert Sagenti wahunze igihugu ariko ntabwo yamuhamagaye ngo amuvugire nyine nagura ko ikiganiro barasha bikazikora baza uretse gatoya se banza wumvise se inshuti yazo cyari Robert se oya reka nkubwire ntago bakiri inshuti ntago mbizi nimba ari inshuti cyangwa atari inshuti ariko nawe ushobora gukora ikiganiro aka kanya bitewe nuko wabonye nk'ibyawe kuri DC Creme ugasanga ibigarasha bise bitangiye gukoresha ibintu bya mu nyungu zabyo bwite ariko nta kintu mwavuga batajya kuri kamera se ngo hakabye Robert yavuze wigeze ubona papi arimo aramagara Sergeant Robert ati mvugira adore bimeze go cyangwa wigeze ubona yakitandukanye n'ibyo bigarasha se bya Robert kavuga ati ndabiyamye mwabigarasha muri Buranza mwabigarasha se yabatumye kunkorera inkuru aracyari kurwanya
no kwitandukanya n'ibyo ari gukurikiranwa none se kaza kuri kamera akavuga Korode w'ikigali akavuga Magashi w'ikigali kuki atavuga Robert kuki atavuga Robert umusabira inkunga mu diaspora bibigarasha kuki atavuga Robert umusabira ko bagomba kumushakira umunyamategeko utavugirwamo na FPR wese kuza ukavuga muvuga neza nuzuvuge ngo Raila w'ikigali nuzuvuge ngo abandi banyamakuru b'ikigali ba Pionika n'abandi bamuvuga neza ukajya kuvuga abo ngabo bandi bibigarasha impamvu erega haba mu bantu bose abamo bazima n'ibipfuye banza wumve nawe niyo mpamvu ntabwo navuga ko Ndahiro simvuga ngo hari ikibazo afite simvuga ngo Ndahiro hari ikibazo afitanye na systeme ariko afitanye ikibazo n'amategeko kiza no kugarutse neza nta kibazo afitanye na systeme banza wumve umuntu uri kumwe ariko noneho afitanye ikibazo n'amategeko nkuko iyo umuntu agenda kuvugira gushyirishamo kandi uwo muntu uzi wari we muri systeme uzi uwo muntu wari warwanya systeme y'igihugu uwo muntu akaza akagusabira amafaranga uzi ko buriya Robert ibyo yavuze hari abashobora kuba barabishyize mu gaciro wowe nta nari muravugana na ba Ezekiel ko uhamagaye Ezekiel mu kiganiro oya wowe ko uhamagaye na Ezekiel uko uhamagaye Ezekiel mu kiganiro n'ubu namuhamagara wowe se kuvugana nawe kandi ari n'ubu muhamagare se mubaze ni kuki ntabwo dushaka ibigarasha mu kiganiro cyacu kuki ari wowe mu kameramani wa Ndahiro Valens Papi Kampala kandi utavuga neza igihugu uzana ibigarasha kuri kamera yawe kubera iki wowe kuki uvugana n'ibigarasha kuva uyu munsi none ndasaba Ndahiro Valens ariko Papi n'ubundi muntu yemereye kwambuka i Buganda musabe hoya nibikwemerewe mbere yuko asomerwa mbere yuko aba umwere ubu ntashobora gufata urugendo rwambuka umupaka ahubwo kereka nusaba muguru ukamwirukana mubwira ikintu kimwe nuba nufite dosiye mu bushinjacyaha kuva mu bugenzacyaha ubushinjacyaha dosiye bukayiregera urukiko warangiza ugafata passport ukagenda ukagera ku mupaka ngo urambutse bazakubwira ati turabona muri passport yawe rero hari akabazo karimo gatoya hari akabazo ufitanye n'amategeko genda ubaze urangizanye n'amategeko hanyuma uzagaruke nyuma yuko murangizanye yego pastor reka ubu papi nubona papi buretse se nubona papi asubiye Kampala kuri Mugurusi muri iki gihe mbere yuko asomerwa urubanza Imana ariko izamurokora rura rubanza ndabizwa nyine Uwiteka buriya rero kuva papi yibasiye umukozi w'Imana Pastor Claude nta muntu yibasira ubundi bigenda neza kirazira subirira mu ngo kuva papi yanyibasiye akibasira umukozi w'Imana isumba byose Pastor Claude akanyibasira yego akavuga izina ryanjye mbese ndamwita pasiteri mbese ndamwita umuvugabutumwa mbese babu ndamwita iki hari igihe azaba nka Jehadi nagiye gusura Kicukiro kuri burigadi urabyumva neza hari igihe papa azanwa ati mukozi w'Imana ngwino usengera isengesho rimwe unkore mu biganza dusuhuzanye byibuza ku nsengenge sha papi ntago azijya akenera ko umusengera kubera iki se akeneye amavuta none se ni umwemera Imana ubwo uzagenda umusenge ntabwo kutabaza ntabwo nawe kwitabaza ntabwo uzajya kumusengera akira oya akira aha dupingiye iki dupingiye ko papi yego atazigera gukenera atazigera nkenera nicyo dupingiye cyangwa dupingiye yuko papa atazahanwa papi azatsindwa cyangwa ntazatsindwa papi Imana izamurenganura ntore se abandi bose si Imana ibarenganura papi ntago azatsindwa barakubeshya papi ntago azatsindwa ngenda byemeye papi ntago azatsindwa genda papi agomba gutsindwa papi agomba gutsinda runo rubanza ko byagenda kose arutsinda yego kandi ataremeye cyangwa gisabira imbabazi icyaha kuba ataracyemeye yagaragaje ibimenyetso anavuga ati muzazane video nihagaragaraho mbivuga uretse mbikumvisha oya byorere kandi usabye video yarabivuze ngo bazazigaragaza mu rukiko kushaka kuzigaragaza hano none reka nkubwira ijambo rimwe kumushingiriza kuri kamera none se ko ibyavuze bigihari oya mu rukiko wari urimo baravuze bati izi video ibi haje ibintu bya AI so wabyumvisha ko mu avoka abyivugiye hari igihe aho buriya mwavoka yamushyirishemo ntiyabimenye we arajya gufata televiziyo ya TV10 y'umukire yarangiza televiziyo TV10 ya Nyagahene fan y'umusaza Nyagahene yarangiza akajya kuvuga ngo ni AI
arajya gufata BTN TV akayita AI ahubwo uriya munyamategeko nawe afite ikibazo na papi yaravuze ngo ni haba hari aho nabivuze zabizire arawaya ihangane dore buri kwira twinjire no ku yindi nkuru dore icyo nakubwira cyo ni kimwe rero papa akwiye gusaba imbabazi yego yazisaba ubwe ku giti cye wakiyunga n'uriya mugabo witwa Mataride akavuga atari kororeka nkubwire ababurana ari babiri umwe abayigiza nkana yego nsuzumye mu mutima wanjye maze kwitekerezaho nasanze nkwiye kugusaba imbabazi reka nkubwire pastor noneho mu nyuma yaho urubanza rwacibwa urubanza rwasomwa utazaba urabona ko uri kuvuga ushobora kuzisanga uri mu bantu bakeneye Ndahiro Papi ko gukorera ubuvugizi nk'uko DC Clement yamukeneye akaza akamukorera ubuvugizi wumvishe ko neza baravuze ngo bamusabye ko akuraho video atayishyiraho ngo akayishyiraho ariko ibyo ngibyo ari yamuhamagaye yamusabye Papi yari yatangira kuvuga ngo abantu ngo ni inzara ngo ni biki papi ngenda mu modoka yanjye papi ndari wanjye uretse gatose yaravuze ngo ni inzara ngo idukoresha n'amagashi papi magashi umugore wicaye muri Leta Zunze za Amerika yakoze ubukwe ejo bundi warabibonye wabonye imodoka zatashye ubukwe niba utaratashye ubukwe bwa magashi warahombye nta n'ubundi bukuzapfa ariko na papi yakoze ubukwe bwe nyine yarabukoze ariko iyo atinyuka akavuga ngo ni inzara idukoresha amagashi niwe muntu urenza niwe muntu urenza reka nkubwire ubuse njye ko nagiyemo n'abandi ivuzi baza bumvise irivuzi ngo ndi neza ko atagiye gukora bwa magashi irivuzi rya papi rero irivuzi rya papi iyo ryamugejeje muri ribu niryo ryamujyanye mu bushinjacyaha niryo rimugejeje mu rukiko ubu se aravuga ngo ni inzara idukoresha yabatugaburiye yabonye dutega isahani muhiri wiwe yabonye dukomanga wiwe yabonye dutega amaboko iwiwe yabonye abana bacu bamusabiriza umugabo muzima aratinyuka akavuga ubusa kuri kamera papi none se buretse kandi akuyamye muri iki kiganiro nta kibazo dukomeze tuganire papi yo yivugiye ko ikintu kibababaza buretse se gato kuba uyu munsi imodoka yangirikeje agahinduranya akagira indi amaje kugera ku rwego gukodesha si icyaha na leta irakodesha ibigo bya leta birakodesha wabyumvise neza kubera ko imodoka biba bifite zitaba zihagije bitewe n'akazi zifite wabyumvise statistique irakodesha RBC irakodesha kandi ibyo bigo byose bifite imodoka zabyo ariko bitewe n'akazi kenshi baba bafite biba bifite ibyo bigo birakodesha amamodoka inteko ishinga amategeko barakodesha za ministeri zikodesha amamodoka kandi bafite n'amamodoka yabo wabyumvise neza n'ibindi bigo n'uturere n'ibindi bigo bitandukanye n'amakampani y'abantu ku giti cyabo n'abantu ku giti cyabo barakodesha gukodesha si icyaha wabyumvise neza rero papi n'undi munsi ujya uvuga nk'abagabo ntukavuge nk'abana biga guhoha kuvuga biriya iyo avuga ngo ni inzara idukoresha ubu se koko none se ko yari ari ku rukiko ndi muri rava yanjye we ntiyaje muri vewiti yakodesheje nabyo ni byiza tumushimire ko yabonyeho kuyishyura nabyo turabishima ariko none nanjye imodoka yagiye mu igaraje banza wumvise nanjye najyanye imodoka mu igaraje nyuma yaho iragurishwa tugura iyindi ngura indi wabyumvise neza ariko urumva ntawamuseka ko yakodesheje imodoka ariko nakwiye kuza kubwira abantu b'abagabo ngo ni inzara ibakoresha none se yaratugaburiye uwo munsi kandi uyu nawe ndamuhondera kuri kamera yewe namiye kuvuga ndi kuri mikoro simba shaka ibintu bivangavanga yego rero navuga ngo papi ndibwira ko ntamusabye 1000 magashi ntiyamusabye 5 kandi nibo babyizaniye ku mihanda bo n'amaterine babizanye ku mihanda rero natwe twarabiyasanze noneho reka dukubure imyanda bashyize ku mihanda muri gushyigikira iyo muri kwinjira muri case ya papi mukinza kuri abaturage nge no tudahuriza babarira unyemerere dore turisa ikire kiri kuducika twinjire ku yindi nkuru tubiganireho n'ubundi ubwo papi tuzamugarukaho burije ariko nta kibazo aka kanya hari inkuru nyinshi zihari ubu ngubu turi saa 11:20 amasaha ari kuducika kandi na hano turi kuri Joflazi bakeneye gukora utuntu tumwe na tumwe sibyo ariko haremewe haremewe cyane ndagira ngo noneho tuganire ku kindi kintu